mu buzima bubi kandi naho nageraga nabaga ndi gukorera ubusente bw'intica ntikize. Noneho uvuze ngo wakoraga ubusente ubushiringi bw'intica ntikize. ubwo ushatse kumenyesha iki? Sobanurira abantu bakumve neza. Icyo nshatse kumenyesha, yego, intica ntikize. Intica ntikize ni nk'uko waba ufite inzara noneho umuntu akakuzimanira bombo. Sweet. Urabona sweet ntabwo wavuga ngo urariye. Urebye nabi hari igihe byagutera n'igifu. Yego. Sana bura busente bwabaga atari ubwo kunyica atari n'ubwo kunkiza. Yego, komeza. Bwabaga ari buke cyane. Komeza tukumva. Soko ko bwabaga ari buke cyane narakoraga byakwanga hano haba hananiye cyangwa se uri gukora no ku kazi ugera igihe ukarambirwa n'umubiri ukaruha. So nakumva nk'ahantu handambiye ubwo ngashaka handi. Ubwo nyine nkurira muri ubwo buzima. So kuba ko ndi mu buzima bubi, mbese ndi mu buzima bubi, nari meze nk'ikibembe nta muntu wifuzaga kuba yarya ari kundeba. Nari nsa nabi cyane. Kiragiye ntabwo navuga ngo nari ndi umuntu. Wari uriho ikintu bita icangiro gikomeye cyane. Ubwo nukuvuga ni weho wari imfura ya mama wawe? Niko bimeze. Niwe wari first born mu rurimi rw'icyongereza. Niko bimeze. Mwana w'imfura. Murumva n'ubuzima bukomeye cyane bw'umubabaro cyane. Ati abantu bose baranyinubwaga bakandeba bakumva mbateye iseseme. Umva ntanabira akavuga ati tuzanye ibivunja mu rugo rw'abandi k'ibyo akanyirukaho ngasubirayo banyirukanye. Yego, utubwiye yuko wavukiye kwa sogokuru wawe. Ubwo mu gihe wamenye yuko wavukiye kwa sogokuru wawe, aho ngaho utoyemo akenge wari ufite imyaka ingahe kugira umenye ngo wavukiye mu rugo utari urwanyu kwa sogokuru wawe ubyara mama wawe? Ubwo aho ni ukuvuga ngo wari ufite imyaka ingahe? Sobanurira abantu badukurikiranye kugira ngo bamenye icyo uri kuvuga icyo ari cyo. Nari mfite imyaka 7. Niho wamenye yuko? Niho namenye ko aho ndi atari iwacu. Yego. Niho namenye ko aho ndi atari iwacu. Komeza kuhaba muri ubwo buzima. Ubwo barambwiraga batija kwa nyoko, nagero nawe akanyirukana, bavuga bati akwirukanye yarakwibyariye, nabo bakongera bakanyirukana. Ubwo aho iyatumye mvuka ntizandengera, iyabuze ngo mbeho ntizantabara, nubwo abantu bose banyanga, ariko nzi neza yuko Imana izankunda. Iyatumye mvuka ntizandengera, iyabuze ngo mbeho ntizantabara, nubwo abantu bose. Amahoro bene data, izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Nanone tubanje kubashimira cyane yuko mukomeje kudutera inkunga ya subscriber kuri channel yacu ya Bikurimana Official. Uyu munsi wa none turi n'umutumirwa wacu murimo murareba kuri kamera, murimo kumureba asa neza cyane. Uyu munsi twagize ibihe byiza, yadusuye cyane. Turatandikana atwibwira amazina yiwe ni ayahe? Amazina Tumushime Robert, uwo abenshi muzi nka Yudaya. Nanje ndabashimira cyane kuko mukomeje kudutera inkunga, tuvuga tuti Imana ibahe umugisha cyane. Yego, aragira ati ngo amazina ye ni Robert Yudaya. Ese mwene data izina Yudaya ko numva ridasanzwe, iryo ryakomotse hehe? Bisa bite gatoya yatubwire iryo zina bimeze bite, ryavuye hehe, ryakomotse he? Izina Yudaya nanje ni izina n'umugisha nagiriwe kubera ni izina ryanje rya kavukire. Yego. Ariko
naje no gusoma muri bibiliya sanga atari izina ribi na cyane. Ugiye muri Yohana ibice 4 umurongo wa 22 harabigusobanurira, hatubwira hati uburokore buva i Buyuda. Yego. Ni ikimenyesha abantu basobanukirwe iryo zina batazagira ngo ni Yuda wagambaniye Yesu. Oya, ntabwo ariko biri rwose. Murakoze cyane. Ese Robert Yudaya uva hehe? Uva mu kahe gace? Iwacu ni Gisoro, igice cyo muzi nka Bufumbira. Yego. Turuka mu village yitwa Nyagisenyi village, naho ngaho rwose. Yego, murakoze cyane. Ati mva Nyagisenyi muri Bufumbira Gisoro. Yego, abanyagisoro reka twongere kubasuhuza mwese, Imana nibaho umugisha. Abahanzi be mwese turabasuhukije, n'abandi bantu b'Imana, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Robert Yudaya turakwishimiye cyane, ni karibu kuri kamera imbere y'abantu uyu munsi wa none. Turakwishimiye cyane, Uwiteka Imana naguhe umugisha. Wakoze cyane, nanjye ndanezerewe mvuga nti uwo mugisha tuwusangire. Amina. Rero bene data, tutaraje muri byinshi, Imana niyo ya mbere, niyo yo kwiragiza. Turamusaba gusenga dutangira ikiganiro cyacu. Uwiteka Imana amuha umugisha, dore ko numvishije arimo kuvuga n'imirongo zo muri Bibiliya. Yaba ari umunyamasengesho, nadusengeshe dutandike ikiganiro cyacu. Turasenga rwose, katwicishe bugufi. Yego. Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe buze, byukunda bikorwe mu isi uko bikorwa mu ijuru. Tubabarire ibyaha byacu kuko natwe tubabarira abitugirira, tudane mu bitwosha ahubwo dukiza umubi. Ifungo dutungura iduhe none, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubaro n'ubutware ari byo kugeza iteka ryose. Amen. Uwiteka Mana nyiringabo mwami, uri Imana isumba byose, uri Imana yambaye icubaro no kunesha, ufite imbaraga kandi uri ntwari ku rugamba. Nta yindi Mana ibaho keretse wo gusanya kubahwa mwami, nuhabwe icubaro mu isi no mu ijuru. Turagushimiye nyiringabo Imana kubera yuko wongeye kutwongerera kurama mwami, kandi ukaba ukomeje kutugira neza uko bukeye nuko bwije. Mesiya mwiza, uturinda kandi udutera n'inkunga mwami, ukatuzamura mu buryo bwa music, kandi n'abafana bacu ukarushaho kubakundisha music zacu, bakarushaho kudukurikirana. Turabasengera umugisha. Twamagaye Satani n'abadayimoni, rero twamaganye imyuka mibi ibitifuza ko izina rye ryahabwa icubahiro byose. Mesiya mwiza, reka bikubitwe hasi ushirwe hejuru kuko uri Imana. Ni mu izina rye dusabye twizeye n'umwana wa Yesu Kristo umukozi wacu. Amen. Amen. Turabashimiye, murakoze cyane Robert. Yego. Imana nibaho umugisha, n'imbabazi z'Imana, kandi kwishimire cyane. amina. Murimo murabibona rero, yubashe n'Imana, apfukamye no hasi. Yego, ukabikoze bibe biri no mu mutima. Ibyo by'ingenzi. Rero murakoze cyane abarimo kudukurikirana, ngira ngo muri kubyumva neza. Turi n'umutumirwa wacu Robert Yudaya. Twenda gutangira tumubaza tuti, Robert Yudaya ni umuntu ki? Ese ni umugabo bisa bite? Robert, tubwize ukuri, warashatse ufite urugo? Ntabwo nari nashaka. Ntabwo uri washaka? Abakubona bagira yuko washatse, babibonye, nanjye ubwanjye mbibonye, ntagira yuko ufite umudamu nyine. Nanjye barabimbwira, bamwe baravuga bati iyo tukumvise kugira ngo uri umusaza. Yego. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 29. 29. Uno kuvuga ngo ingaragu itariyanduza nyine, ntabwo n'umusore utariyanduza. Badukurikiranye, uyu wo murimo kureba ngo ni umusore ari ku gasoko muri make, bajya bavuga ngo ari ku gatare. Imana nimuhe umugisha mwinshi cyane. Ubwo si byo gushaka witeganyirije kubikora nka ryari, bimeze bite? Ufite umukunzi? Okay, muri make
icyo nakubwira cyo no kurindira ubushake bw'Imana. yego aho Imana yakwemerera hose byaba nta kibazo. yego. Robert ati arindiriye ubushake bw'Imana mu rushako rwiwe. Ibyo ntabwo turabitindaho kuko ntabwo ari byo by'ingenzi kuri uyu munsi wa none. Imana niguhe umugisha mwinshi cyane. Robert mutumirwa wacu, twongeye kuguha karibu, twanakwishimiye cyane kuri Bikora Imana official. Murakoze cyane, nanjye nabanezerewe. Imana niguha umugisha rero. Rero uyu munsi wa none nk'uko mubizi tumaze igihe tumushakisha ngo aduhereze ubuhamya bwiwe. Nk'uko mubizi tujya tubashakira abantu nk'aba bakabatangira ubuhamya iyo bavuye n'aho bageze, bigafasha bamwe baba bari no mu buzima bubi cyangwa bamwe bakihangana cyane, sibyo Mr. Robert? Niko bimeze. Noneho tudatinze wenda kutubwira ubuhamya bwawe. Ese waturutse he, bisa bite, wavutse ute, kavukire yawe, mikurire yawe byagenze bite? Nikaze bwira abagukurikiye, wabwire ubuhamya. Ni karibu kuri Bikora Imana official, tuguhaye ikaze. Reka tumwemerere adutandikire ubuhamya bw'uyu munsi wa none. Imana nibaha umugisha. Tubabwire ngo mukomeze kudukurikirana kuri Bikora Imana official, munakomeza kudutera inkunga ya subscriber. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, turabakunda cyane. Karibu Mr. Robert. Nagutindiye uko ubinsabye. Ubuhamya bwanje uko nababwiye, iwacu ni Gisoro, ni Gisenyi village, niho naturutse, ariko navukiye Muganza, niho komoka. Njyewe Yudaya, mu kumenya ubwenge nasanze ababyeyi banje baratandukanye. Icyo gihe nabaga kwa sogokuru wanje, niwe wanderaga, ariko icyo gihe yarafite ubushobozi bukeya. Narabonabonye cyane ku buryo bumwe akenshi nararaga hanze. Yego. Nari nararwaye amavunja ngira ngo murareba no n'inzara zanje z'intoki zimwe ntazi. Yego, abantu bari zakuwemo n'amavunja. Yego. So nakuriye mu buzima bubi cyane, nakuze nk'umwana utagira ababyeyi kubera nageze igihe naho naje gupagasa nkaba ntafite aho nasohorera, ndafite mbese aho nakwita mu rugo. So nkurira muri ubwo buzima bwo kubonabona nka gutyo, ndi kurara hanze, mbese nakuze nk'umuntu utazi iwabo, kuko nabwo sinari mpazi. Nakuriye kwa sogokuru ubyara mama, aho papa avuka ntabwo nari mpazi. Ubwo muri make ni ukuvuga ngo wagiye kuvuka usangana so ndawe ureba. Nasanze ntawe. Muri make naho wavukiye ntabwo ari ukuvuga ngo ni kwa so. Ntabwo ari kwa data. Yego, komeza. Kandi nuriya nyine wakabaye umubyeyi wanje wanderaga muri ico gihe, yari afite ubushobozi bukeya, nawe afite family kandi atameze neza. So mbesi bumwe akambye ati ja kwa nyoko, nawe nagera yakanyirukana. Ubwo nyine gahera aho ngaho naruhira mu nzira, nkavuga abano baranyirukanye na mama wanje aranyirukanye, ko mama wanje we yari yarashatse ahandi. Sasa namusangaga iyo ngiyo yashakiye, nagerayo nawe akanyirukana, nabaga ndi kurebeka n'abakancira, akavuga ati tuzanye ibivunja mu rugo rw'abandi k'ibyo, akanyirukaho ngasubirayo banyirukanye. Nareba ntafite uko ndabahinguka, karyama aho nduhiye, karyama bugaca. Yego, utubwiye yuko wavukiye kwa sogokuru wawe. Ubwo mu gihe wamenye yuko wavukiye kwa sogokuru wawe, aho ngaho utoyemo akenge, wari ufite imyaka ingahe kugira umenye ngo wavukiye mu rugo utari urwanyu kwa sogokuru wawe ubyara mama wawe? Ubwo aho ni ukuvuga ngo wari ufite imyaka ingahe? Sobanurira abantu badukurikiranye kugira ngo bamenye icyo uri kuvuga icyo ari cyo. Nari mfite imyaka 7. Niho wamenye yuko? Niho namenye ko aho ndi atari iwacu. Yego. Niho namenye ko aho ndi atari iwacu. Komeza kuhaba muri ubwo buzima,
ubwo barambwiraga batija kwa nyoko nageraho nawe akanyirukana bavuga bati akwirukanye yarakwibyariye nabo bakongera bakanyirukana ubwo ni ukuvuga ngo hanyuma muri izo myaka 7 mwahamaze igihe kingana iki aho kwa sogokuru wahamaze igihe kingana iki kugira ngo dufate tubone urugendo cyangwa se imyaka wari umaze kugira umenye kandi yuko nyoko yashingiwe ahandi mu rundi rugo aho nari maze iyo myaka kuko mbabwiye ngeze mu myaka 7 yego ubu natangiye kumenya uwo ndiwe menya ko ntafite ababyeyi menya ko ndiho mu buzima butari bwiza nageragezaga kumusanga iyo ari bamaje kuhanyeka kuko banyirukanaga bari kumbwira batija kwa nyoka ari hariya yego nageraho nawe akanyirukana donc no kuvuga ngo abakwirukanaga muri urwo rugo rwa sogokuru wawe ubyara mama wawe ni ukuvuga ngo yari se wa mama wawe yego murakoze komeza ubwo aho ngaho bibaye gutyo ubu natangiye kuja gupagasa urumva imyaka 7 nari nkiri mutoya bakampa ibitama nkajana ku gasozi bampa agashiringi 3,000 ukwezi y'amashiringi ya Uganda murasumva nawe nisenteke cyane kubera ko nari ndi umwana babaga nk'abari kunyamba just mubona aho kurara nico kurya tangira aho ngaho ubuzima bwo gupagasa kura muri iyo ngeri ngujya ukorera ibihumbi bingahe 3 ku kwezi naragiraga ibitama ibihumbi 3 ku kwezi ubwo ngaho no kuvuga watangiye gupakaza ukiri mutoya nari nkiri muto cyane ufite imyaka 7 imyaka 7 murabyumva badukurikirana yarakiri muto cyane imyaka 7 mu mahanga abantu bajya mu mahanga ibintu ntabwo biba byoroshe ubuzima buba bukakaye ati naja aho mama wanjye yashingiwe bakanyirukana ugenda wacana we kibivunja nkuko yaberetse yuko intoki ziwe zarwaye amavunja cyane zamusizeho n'ikintu bita ikimenyetso amavunja gamusizeho ikimenyetso ubwo ni ukuvuga no mu birenge nyine n'ibanga kandi aho bwagereye mu ntoki urumva mu birenge byari byoroshye mu birenge byari bikase byarakomeye yego hanyuma ugiye gupakaza ukorera ibihumbi 3 bigenda bite bimera bite nakoreye ibyo bihumbi 3 ariko nyine kuko ubizi umuntu uri kumwe n'Imana igihe ndimufasha nabayeho nk'igihe cy'umwaka ndahava mbona ibihumbi 5 baga ibihumbi 5 mpaba nk'umwaka naho ndahava mbona ha 7 nkagutyo urumva imyaka iri kwicuma yaribaye imyaka 3 nahamaze umwaka aha 3 wahamaze umwaka mbona ha 5 nkamara umwaka mbona ha 7 naho nkamara umwaka urumva nari ngeze ku myaka 10 icyo gihe aho ha 7 narahabaye bageze aho baravuga bati umwana uko turi kumureba kubanza adafite ababyeyi nubwo tutamuha sente yakora icyo gihe rero bankuri ku mushahara naho nza kuhava aha 7 naho ndahava niho nabaye ndi kugenda kura n'abasirikare baramfata bati kubera icyo tigaga abo bantera inkoni barankubita ibinyafu barangije kunkubita barambwira batija ku ishuri subiririya yo narakuriye ubwo nyine kwa ko bari bambonye mvuye gupagasa bari bazi bati wenda ubuzima bwarahindutse yabazanye n'agasente baranyakira neza nuko baranyemerera nja ku ishuri ye ku ishuri icyo gihe niga itami nizi itami imwe nabwo birongera biranga njya gupagasa njya ahantu bita mu hahandi numva ng'abagiye bose baba bagiye guhinga nyine mubende icyo gihe nagiyeyo nambaye riboda nyine urabizi n'akavera niko nari nitwaje kabaga nashizemo ibyambaro ndagenda bambonaga nta kibazo nuko ndakora ariko ubuzima burakomeza ngaho nari ntangiye kumenyera ubuzima burakomeza
nkagenda ndakura nka gutyo nyine. hanyuma si koko ibintu byo gupakaza ko numva ubwo ni ukuvuga wapakaje guhera ku myaka 7 uri mu mahanga rwose ushakisha ubuzima ndetse n'aho kurara. ahanini se washakishaga isente nanga washakishaga nk'aho bagucumbikira nanga ukabona n'amarariro cyangwa se ibyo kurya ibyo byabaga bihagije by'isente byo utakabyitayeho cyane byari bimeze biti icyo gihe mu buzima bwawe? N'icumbi. Yego. Kubera n'ubundi urebye umushahara nahabwaga nk'uko nkubwiye ntabwo nabaga ndi gukorera isente. Kubera ubu ngubu nubwo wahura n'umuntu izo sente hari igihe utazimuha ngo uri kumusengerera. Yego. Kuri umuntu nimeze neza urakora y'umutwaro cyangwa ebyiri cyangwa uko ufite umubwira uti yakirushe kunywa agaki ka fanta. So urumva n'icumbi nashakaga. hanyuma si mu gihe waheze mu rungabangabo rumeze nka gucu ati kwa sogokuru byara mama baranyirukana barangije kunyirukana ngiyo mama yashingiwe nawe aranyirukana ubwo ni ukuvuga muri ubwo buryo bwose ntabwo wari wakamenye so kukubyara ntabwo wigeze umumenya kuri izo myaka 7? Kuri izo myaka 7 ntabwo nari nakamumenye ariko ngeze ku myaka 12 niho yigeze kuza aza kuntarura. Aje kuntarura aho nabaga baranga baravuga batuye umwana nubwo ari kubonabona ariko umujanye hari igihe yabonabona kurushaho nta wamenya. Yego. Waje azaga kugutarura ubwo ni ukuvuga ngo ni papa wawe. Ku myaka 12 niho namumenyeye. Aje kuntarura. Yego. Ariko aho banderaga baramubwira bati umwana ntabwo twamuguha. Ntabwo twamuguha uri kumujana mu mahanga keretse ari bugufi ko turamureba tukamenya ubuzima bwakoze iki bwabayemo. Kubera nubwo ari kubonabona ariko iriya hari igihe yabonabona kurushaho. Ariko rero ndi mu buzima bubi kuko na sogokuru wanje hari igihe yandebaga ubwe nawe akavuga ati mana uyu muntu iyaba ataravutse kuruta uko yaba ari kuntera agahinda kaguta. Yego. So urumva nari ndi mu buzima bubi cyane. ubwo ni ukuvuga papa wawe waramumenye uramuzi muri izo naramumenye ndamuzi. Yego. Ese yaje kugutarura ntibyashoboka? Ntabwo byashobotse. Ntabwo byashobotse. Ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe bitashobotse ubuzima bwakomeje kukubera bibi cyane kuruta. Ubwo ni ukuvuga mu gihe wamenye papa wawe ntabwo ese wamenye aho abarizwa cyangwa si n'abamukomokaho abo twita ngo ni ba ango bawe cyangwa si ba andi bawe abo ngabo ntiwigeze kubamenya bo? Okay, kuko naje kubamenya naje kumumenya kuko nababwiye aho navukaga naho ntabwo hari kure. Nakuriye Nyagisenyi ariko navukaga muri village ya Muganza. Yego. So urumva ziregera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nari impazi na mbere ataraza kuntarura barahanyerekaga batire bangaha ni iwanyu. Ntujyayo? Ariko ntabwo nari mfite uwo nakurikirayo. Kubera nabaranageraga abo nakwise nk'aba anko cyangwa aba data wacu ukabona batifuza gukora iki batifuza kuntayo. So kuba ko ndi mu buzima bubi mbese ndi mu buzima bubi nari meze nk'ikibembe nta muntu wifuzaga kuba yarya ari kundeba. Nari nsa nabi cyane kiragiye ntabwo navuga ngo nari ndi umuntu. Wari uriho ikintu bita icangiro gikomeye cyane. Ubwo ni ukuvuga ni weho wari imfura ya mama wawe? Niko bimeze. Niwe wari first born mu rurimi rw'icyongereza. Niko bimeze. Mwana w'imfura. Murumva ni ubuzima bukomeye cyane umubabaro cyane. Ati abantu bose baranyinubwaga kandi bakumva mbateye isese umva ntanabegera
jewe nshazaho no kuja gupakaza mu mahanga, ati nkorera bitatu yakoreraga bitatu ku kwezi, ati bitanu ndetse na birindwi. Murumva ayo mafaranga nyine ntabwo yanagwira. Noneho muri ubwo buzima kuvuga wapakaze imyaka ingahe, ni imyaka ingahe wabaye mu mahanga, byari bimeze nka gute? Nyine urumva ko ntari mu buzima bwiza, narapakaza, nari ndi mu buzima bubi, kandi naho nageraga nabaga ndi gukorera ubusente bw'intica ntikize. Noneho uvuze ngo wakoraga ubusente, ubushiringi bw'intica ntikize. ubwo ushatse kumenyesha iki? Sobanurira abantu bakumve neza. Icyo nshatse kumenyesha, intica ntikize ni nk'uko waba ufite inzara, noneho umuntu akakuzimanira bombo. Sweet. Urabona sweet ntabwo wavuga ngo urariye. Urebye nabi hari igihe byagutera n'igihe. Yego. Sana bura busente bwabaga atari ubwo kunyica, atari n'ubwo kunyica. Yego, komeza. Bwabaga ari buke cyane. Komeza tukumva. Sobwa ko bwabaga ari buke cyane, narakoraga byakwanga hano haba hananiye, cyangwa se uri gukora no ku kazi ugera igihe ukarambirwa n'umubiri ukaruha. So nakumva nk'ahantu handambiye ubwo ngashaka ahandi. Ubwo nyine ngurira muri ubwo buzima, ndakura nyine tacahindutseho muri ico gihe, ariko buno ndi umuntu w'umugabo, murabona narakuze. Ibyo byose nabiciyemo, nyura no muri byinshi byari bikomeye ndetse gusumbyaho, ariko Imana ibana nanjye indindira ubuzima. Amin. Ati Imana yarandinze indindira ubuzima mu rupakazo, ubuzima bwanjye ndi umwana muto, Imana irahaba. Aho data na mama batabaye warahabaye, Imana urandengera. Iyo chorus ujyumva Mr. Robert ndayumva cyane. Dawidi nawe mama batabaye barahabaye urandengera. Yego, na Dawidi mu mateka ye igeze kwandika ubwo data na mama banteragiranye, Imana yarandaruje. Uko bimeze Ntabwo rero iyo uvukiye muri ubwo buzima ugasanga mama wawe bisa nka gutyo, imiryango bimeze nka gutyo, bose ni ukuri ntabwo biba byoroshye. Ariko Imana yo mu ijuru mu bumana bwayo irema umuntu imufitiye ikintu bita umugambi cyane rwose, kandi ntawasibanganya umugambi w'Imana ifitiye buri muntu wese. Muri ubwo buzima bwose nimba bugoranye, ese ntabwo wigeze mu buzima bukakaye nk'uko tubyumvishe bwari buteye n'ubwoba? Ese ntabwo wigeze kwicira inzira hanyuma ngo unywe ibiyobyabwenge, niyanga se ufata umwuga wo kwiba n'ibindi bisa nka gutyo? Ubundi Bibiliya yo iravuga ngo ntabwo kiri ku muntu ugenda kurinda ibirenge bye gusita. Yego. Bisobanura ngo nubwo waba umeze nabi, aho inzira z'Imana itakwemerera kuja, kubera ko hari inzira zo wajamo ntugaruke. Kubera nk'uko nari imeze gutyo ntafite kirengera, iyo haza kujamo nk'umuze w'ubujura, kumfata bakishe kubera ntawakandengeye, ntawakavuze ati nyabona mu mureke. So bakanyisha, urabona banyu nyine umugaga ntaco cyo nkoze, none bavuge ngo wibye. Urumva nuko kwicira kimwe. Ako ntabwo navuga ngo ninje wabyirinze, ahubwo ni Imana yakoze iki? Yandinze. Nabaye muri ubwo buzima, ariko narakoraga mu buzima bwanje, mu bereho yanje y'ubuzima, narakoraga naba mbonye nk'akazi nkagakora, kananira nkahava ndi gushaka kandi. So no mu gihe cyo kabaga kabuze, wenda nabuze nk'ico kurya, ntabwo najaga mu murima w'umuntu ngo mbe naja kwiba, ahubwo kera abo twamenyeye ubwenge ico gihe barengaga. Kigiye inzara yabaga ikuriye, wajaga nkaho bahishije, bakaguha ibyo bita ibivuzo, sinzi niba ubizi. Ibivuzo, yego. Ukarya rero nk'ico gihe twashaka gasukari y'ubuheke ukagenda wayihembye. Imwe bajya bita ngo ni sukari guru. Sukari guru, numva bamwe bavuga ngo ni sukari kona.
izo nizo twihembaga baduha ibivuzo tugashiramo nka gutyo aba ari byo bidukuza dukura muri iyo ngeri. Ikindi cya kabiri naho byabaga bimeze gutyo, aho nk'umuntu wakurebaga ugasanga Imana imukoreyemo akugiriye imbabazi, waje wasanga hishije akakubwira ati shikira icyo kurya ukora iki urye. Yego. Cyangwa nubwo wamunyura ari gukura ibijumba akaba yaguhuga kote, nubwo byaba ari bimonda akakubwira ati akiruje kotse, nubwo waba udafite aho kubiteka uracana umuriro nka hariya wotse bishe urye ubuzima bukomeze. So Imana yarandinze. Inzoga yo narayinyoye. Yego. Inzoga narayinyoye, ariko mu kuyinywa namenye ubwenge iwacu bengaga. Yego. Ntabwo nayize iwanyu aho ubona kuriye kwa sogoko aho kuriye. Yego. Barengaga bagahisha inzoga cyane. Ubwo na bugingo n'ubu niho wita iwanyu? Niho nita iwacu. Na bugingo n'ubu. Noneho ubwo nkura nyine naramenyereye, gusa nyuma yaho naje gukizwa Imana ingirira neza. Amen. Imana yaje kundokora ingirira neza cyane. Kuri ubu ngubu yarankijije irandokora, umuhanzi wa gospel. Hanyuma rero dufite amasaha makeya, ko tubona n'ikirere kirimo guhindagurika. Ubutaha ugomba kuzatubwira uko wakiriye agakiza, hanyuma utubwire n'amakuru ya mama wawe. Yego. Uko bimeze muri iyi minsi ku buzima bwawe. Byose nzabibamenyesha. Ahandi dushimiye Imana yagufashije, yakubonye wigaragura mu ivati ikakugirira imbabazi, nta niyo yakubeshejeho kurinda ungana utyo. Hari ibintu byuvuze bijyanye no gukora mu mahanga wakozeyo cyane, ariko si ugu munsi uri umuntu ki ukurguhe murimo rwa buri munsi gugutunze mu buzima bwawe? Kuko mbona nk'uko nabivuze ntabwo amavunja agakuriho. Imana hari icyo yakoze. Mbona wambaye inkweto, kubona wambaye ipantaro nziza ndetse n'ishati nziza, ndetse n'agasura kanarahari, kubera Imana ukora murimo ki kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi? Mu buzima umurimo gumfasha mu buzima bwanje bwa buri munsi, ndi umumotari. Yego. Ndi umumotari. Yego. Kandi ikindi kuko nababwiye kaba umuhanzi. Yego. Ati ndi umumotari kandi nkibera muhanzi. Harimo umuhanzi mugenzi wanjye, turabakunda cyane. Wakoze cyane. Kandi wakoze kuvuga amagambo meza nk'aya, kuvuga ubuzima wabayemo, hanyuma uzatubwira uko wakiriye agakiza, kugira ngo abadukurikirana bakomeze kumenya ubuzima bwawe ko byagenze. Imana iguha umugisha, n'ibindi tuzanakubaza tugeze ku gice cya kabiri. Imana igomba kuzongera kuduhuza. Imana iguha umugisha. Wakoze cyane. Nagira ngo usezere ku bantu barimo kukureba, gira ijambo wababwira bigendanye n'ibyo uvuze, ibyo wivugiye. Yego. Abakomeje kudukurikirana ndabashimiye, mwakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Amen. Ariko icyo nababwira cyo, ubaye buri muntu ku isi afite uko abayeho. Yego. Kandi n'Imana ubwayo yaturemye ntabwo yaturinganyije. Yego. Bamwe bameze neza, abandi nabi cyane. Bamwe no kubona icyo kurya birabagora. Abo wita ngo bameze neza ni nkabahe? Abo nita ngo bameze neza, kumera neza kuri mw'ingeri nyinshi. Yego. Ubundi ubuzima Imana yaduhaye bufite ibigenderaho. Yego. Ibyo bigenderaho iyo utabifite, nubwo wita ubuzima, isaha yose buba bwagukurwaho. Rero nk'ibigenderaho navuga ni nk'ubutunzi,
aho ngo umuntu urasanga kare naho yaba adatunze cyane akatabura ico kurya. yego aho n'ubu urasanga ari muzima ariko n'ico kurya adakoze iki atagifite. Rero wowe ufite ubwo bushobozi bwo kuba wabona ico kurya, reba nuriya utakibona umugirire neza, yego kubera bariya bo ubona ko bameze neza nibo banyamugisha. Rero niba uri umuntu ukeneye umugisha nta kundi wawubona, kuko na Yesu ubwe yaravuze ati gira ubuntu ufashe imfubyi n'abapfakazi. yego Iryo niryo ryari ijambo ryanje. Mwakoze cyane. murakoze cyane Robert, Imana ibahe umugisha. Nk'uko mwabyumvishije rero uwo yari Yudaya Robert kuri Bikorimana official, Bikorimana Ivan official kuri channel yacu yo kuri YouTube. Aho ngaho ho mudukurikirana buri munsi, dukomeje kubashimira cyane, mukomeje gukora umurimo ukomeye cyane. Imana nibahe umugisha mwinshi cyane. Katubonane ubutaha, sibyo Robert? Niko bimeze. Sezera kubatwumviriza, babwire niba unafite cyane kuri YouTube, nibura bazanagutere n'inkunga bakuzamurire cyane, nanga si bamwe banagusengere. Niko bimeze. YouTube channel ushaka gukurikirana ibihangano byanje searchinga Yudaya, urakoresha inyuguti nini capital letters, then indirimbo zanjye zose urazibona aho ngaho. Imana izakumpera umugisha. Mwakoze gukomeza kuduhagira kandi natwe tukubizeza ntaho tuzaja tubasize. Mwakoze cyane, turabakunda. Imana ibagirire. Murakoze cyane. YouTube channel ngo yitwa amazina yanjye kuri YouTube searchinga Yudaya. iryo zina nkoreshaga ku ndirimbo zanjye, kubera nubwo nababwiye nitwa Tumushime Robert, ariko Yudaya niryo zina ryanguje. Umwe wese niryazi. Naryo uzatubwira amateka ryaryo, kuko ndi kumva rifite amateka ari Nzayababwira rwose. Yego. Murakoze cyane, kuko tubivuze Yesu nakomeze kuba duhereye imigisha myinshi cyane, kandi wakoze kutwemerera no kuvugana n'abantu. Ndabizi neza hari Imana igiye guhindura. Bantu b'Imana mbibutse neza, uyu murimo kubona aravuze yuko ari Yudaya, numwe wakinye ya comedy mujya mureba kuri channel yacu yitwa Bikorimana Ivan official, yitwa ngo nguki Nyamurambirwa na Gashize. N'uyu nguyu tuzababwira byinshi cyane, n'umunyempano rero zidasanzwe, afite impano zidasanzwe muri we. Murakoze cyane. Nanjye mwarimo kumviriza mu buryo bwa kamera, nifatiyemo nanjye uyu munsi wa none, ninjye wifatiyemo noneho. Ni Bikorimana Ivan. Imana Ivan kabisa. Mtumishi wa Mungu, napenda Mungu, tena napenda watu wa Mungu wote. Uona Afghanistan. Karibu uradusengesha nkuko watangiye usenga, ushima Imana, nikaze Imana iguhumugisha. Nabwo turabikora nkuko twabigenjeje. Amen. Turaca bugufi twubahe Uwiteka Imana yacu. Amina. Uwiteka Mana nyiringabo umwami, twongeye kugushimira kubera yuko wabanye natwe Mesiya mwiza, ukatugirira neza databuja, kandi ukadukomeza mwami, ukabana natwe databuja. Icubaro nishimwe n'ibikugarukire rero, ubwami n'ubutware nyiringabo Imana ugume mu biganza byawe Mesiya mwiza. Nta wundi uzitwa Imana mwami atari wowe databuja, kandi ukomeze kutugira neza no kudukomereza nk'abako Mesiya mwiza. Na buri wese ugukeneye nyiringabo Imana urushaho kumwiyereka no kumugira neza Mesiya mwiza. Nyakubahwa niwe washobora kugendera buri umwe, tukweretse kwifuza kwa buri muntu. Nyakubahwa n'abadukurikirana bose Mesiya mwiza ubagire neza, ukomeze kubahaza umugisha nyiringabo Imana, ubahe gushaka no kubona nyakubahwa, kubera ko badutera inkunga tukubahisha izina ryawe. Ubarinde rero natwe uturinde
n'ubutaha Mesiya mwiza tuzongere tugaruke ari bazima natwe turi bazima, igihe izina ryawe rirushaho guhabwa icubahiro. Mu izina ryawe dusabye twizeye n'umwana wa Yesu Kristo umukozi wacu. Amina, amina. Murakoze cyane. Yego. Uwiteka Imana nakomeze kubishimira. Sinzapfa gupfa ahubwo nzarama, ngira abantu bose imirimo Imana ikora. Uwiteka yampaye igihano cyane, ariko ntiyambaye igihano cy'urupfu.